Murakaza neza kuri channel yacu yitwa Ambaraneza Samuel. Aha tubahaye ikaze abakurikiye Ambaraneza Samuel. Dore kandi iteye gutya niyo tugiye gukata. Tugiye kuyikata niturangira tuyidode. Dufite elastike mu ijosi, mu maboko naho harimo elastike. Dore n'inyuma ukuntu haba hameze. Aha rero tugiye kuyikata. Ndagira ngo mbabwire ko iyi video umuntu uragirirwa umugisha wo kuyitegereza neza arahita amenya kudoda iyi kanzu. Rero kino gitambaro kirimo ibitenge byinshi cyangwa se ibipande byinshi cyangwa se harimo imice myinshi biterwa n'ukuntu mubivugamo muri quartier z'iwanyu, ariko urabona kiracyuzuye kiracyarimo bitatu. Ubwo rero urakata dukureho kimwe gusa, turakata twikureho kimwe dukeneye, noneho ikindi tugire gute, ikindi tukibike. Tugiye rero tugiye gukata mu gipande kimwe cyonyine. Nk'uko rero n'ubundi ari convention, turazinga hejuru tuhagire hato, hepfo tuhagire hanini, mbese kize gitaratse. Noneho niturangiza duce umurongo, kubera ko urabona gisa nkaho kiberamye, duce umurongo wo kuringaniza igitambaro. Noneho dusige 4 tumanuke 8, duhite dushyiramo ibipimo. Urabona ko hano ibipimo 40 bitarimo, niyo mpamvu twigije hirya kugira ngo tuhongere. Urumva ni 40 tugabanyije 4 tugashyiramo 10. Ni 10 dushyiramo, twarangiza tukongeraho kutire ya kabiri. Noneho rero hano ijosi turatambika 7, kubera ko hari igitambaro elastike iri buze gukurura, nacyo tuba tugomba kucyongeraho. Aya rero n'amaha. Bibutse ko rero iyo turi gukata iyi elastike ntabwo yo tuvuga ngo ijosi ngo turamanuka 2 ngo cyangwa se 3 ngo cyangwa se ngo turayigira ngo vango cyangwa se mu viringo ngo uruziga. Oya, ijosi rya elastike riba ritambitse, ntabwo niyo warikata harimo va, ariko iyo ushyizemo elastike ihita ivamo kubera ko elastike iba yabikuruye. Rero iyo usoje nyine gushushanya gutya urakata. Murabona ukuntu bimeze. Ubwo ijosi twakabaye dutambika 3, ariko kubera ko hari icyo elastike irakurura niyo mpamvu dutambitse 7. Noneho rero ubwo iyo birangiye duhita dushyiramo ibipimo by'uburebure. Ngo afite uburebure bwa 48, kandi n'ubundi ni uko biri guhura, duhite tukamarayo. Hano rero kano gatambaro k'imbere turaza kukunga, niyo mpamvu dukase gutya, turaza kukungaho nitumara gukata, kubera ko nyine ku burebure ntabwo byagezeyo. Ariko ufite igitambaro kinini uri bugidode nko mu bipande 2, ntabwo wakata gutya, nyine nawe wakata uri kucyangiza kubera ko waba ugifite. Ariko kubera ko ari mu gipande kimwe, bisaba nyine kugira ngo habuze agatambaro uhunge. No ku maboko naho turi buhunge. Ibi ngibi ni ukugira ngo mbabwire ko ushobora kubyaza umwenda mu gitambaro gito gishoboka. Urabona rero hano ni ahandi ku maboko hejuru, hamwe ku ijosi. Ubwo turahita dufata umukasi, kano nyine tugakate kangana gutya, kubera ko niko turi buze kungaho.
ndaza kubereka uko turakungaho ku mashini. Ahangaha rero ni amaboko turayakata gutera. Turebe ko hano harabonekamo ya karindwi. Hano urumva hakaba harimo 8. Ariko kubera ko n'ubundi tugiye gukata amaboko tugashaka ahantu harimo ibipimo byo mu gituza, reka hano aba ariho tugira hejuru. Hano aba ariho haba hejuru, noneho tuhashyire ya 4 n'igice, ariko urumva turagira nk'8 kugira ngo lasitike ize kubona icyo ikurura. Hariya ni handi hajya 4 n'igice. Noneho hano rero ni umuzenguruko, kubera ko rero umuzenguruko afitemo 12. Ubwo urumva turongeraho igitambaro cyo lasitike irakurura, nibura wenda tugeze nka hano. Turangiza duhite dukora maha. Ubwo aya niyo maha hano ndi kugira. Abandi byarabananiye nzakugwa nyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe Imana yaduhaye, komerezaho. Ushoboye ibyanani abandi, niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare, aho bakorera nibo bashoboye. Abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe Imana yaduhaye, komerezaho. Neza muri Mbaraneza Samuel shop. Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare, aho bakorera nibo bashoboye. Abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe Imana yaduhaye, komerezaho. Oh,
ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagataraho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel itwa Mbaraneza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho ahangaha rero hano ariko turi gushyira karasitike wadubuza kandi gatambaro waba ugafite nyine hano ibyo wasaguye nibyo uhita ukoresha ariko waba utagafite ufata kandi gatambaro k'ahandi ukuye ahandi ukagakoresha aka kantu gutya kuko n'ubundi kaba karimo imbere nawe kaba kenda kugaragara niko uhita ukoramo akarasitike Nishimiye kubana na mwendandi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Mbaraneza Samuel kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza bikorere Nyagatare mudukere baduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Mbaraneza Samuel. Nishimiye kubana na mwendandi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Mbaraneza Samuel kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza korera Nyagatare mudukeneye maduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Mbaraneza Samuel. Nishimiye kubana na mwendandi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Mbaraneza Samuel kora subscribe
kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose muzashimira nyuma, nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorere Nyagatare mudukere, baduhamagara kuri 787856 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na mwendani wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Baraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose muzashimira nyuma, nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukeneye maduhamagara kuri 787856 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza muri Baraneza Samuel Shop. Samuel we ushoboye cyane n'iy'abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza kuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwishyiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Baraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Imana yaduhaye, komerezaho. Murakaza neza muri Baraneza Samuel Shop. Samuel we ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Baraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Imana yaduhaye, komerezaho. Murakaza neza muri Baraneza Samuel Shop. Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye basange Nyagatare ho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nzakugwa nyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Baraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Imana yaduhaye, komerezaho.
Shop Samuel we ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho Neza Mbaraneza Samuel Shop Samuel we ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho Mbaraneza Samuel Shop Samuel we ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho Neza Mbaraneza Samuel Shop Samuel we ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel mbega byiza we Samuel oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho
Ishimiye kubana na mwendandi wakura masomo y'ubudozi usibye murambara neza Samuel kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi nzabigisha icyo mushaka cyose mzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza bikorere Nyagatare mudukere baduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na mwendandi wakura masomo y'ubudozi usibye murambara neza Samuel kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi nzabigisha icyo mushaka cyose mzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza korera Nyagatare mudukeneye maduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na mwendandi wakura masomo y'ubudozi usibye murambara neza Samuel kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi nzabigisha icyo mushaka cyose mzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza bikorere Nyagatare mudukere baduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Aha rero ubwo icyo tugiye gukora ni ugushyiramo lasitike rero turahita dupima ijosi ry'imbere mbese turibaza mbese ijosi twakabaye twatambitse kangahe ubwo ni 3 ubwo nibura kubera ko iyo kirambuye hahita hazamo 6 ubwo turahita dukora akalasitike gafite 6 kubera ko twagiye rero dusiga imyanya 3 uwo hejuru turawihorera turashyira muri 2 yo hasi ubwo bivuze ko turashyiramo lasitike 2 noneho ubwo ni lasitike 2 ubwo turakora 6 2 z'imbere dukore n'izindi 6 2 z'inyuma duhite twibaza ese ku maboko afite umuzenguruko wa kangahe w'amaboko hasi dusanga ni 12 noneho 12 ubwo turakata agatambaro gafite akalasitike gafite 12 tubikora inshuro 2 no mu kundi kuboko ubwo turakora 12 twongeye dukora kane gafite 12 ubwo noneho duhite twibaza hejuru handi twasize kane ku ijosi dusange ni 8 wari bujyemo kuko basiga 4 n'igice ubwo ni 9 iyo turi gupima dusiga 4 ariko iyo turi gukata amaboko dushyiraho 4 n'igice na reserve de couture ubwo rero turakora akalasitike gafite turapima akalasitike gafite 8 ubwo 2 tujye ku rutugu rumwe dufite 8 ubwo ni 16 n'utundi 2 tujye ku rundi rutugu noneho niturangiza duhite aha buri kantu tugende tugashyira ukwako
utwo twapimiye mu ijosi turadushyira ukwatwo, utwo mu maboko mu muzenguruko gutyo, noneho tuze kudushyiramo, ariko buri karasitike tugashyiraho twakageneye. Ubwo rero nitubirangiza murahita mubona byagiyemo neza. Murakaza neza muriambara neza Samuel Show. Samuel we ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel Twambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe Mana yaduhaye, komerezaho. Murakaza neza muyambara neza Samuel Show. Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare ho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye nzakugwa nyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel Twambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe Mana yaduhaye, komerezaho. Ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel Twambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe Mana yaduhaye, komerezaho. Muyambara neza Samuel Show. Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye. Basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye, abandi byarabananiye nzakugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel Twambara neza Samuel. Mbega byiza we Samuel, oye ni wowe Mana yaduhaye, komerezaho. Komerezaho.
neza Samuel we. Ushoboye ibyanani abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel, mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho. Muri Mbaraneza Samuel shop Samuel we. Ushoboye byananiye abandi niyo mpamvu nza gukunda kugeza mvuye basange Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye abandi byarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nza kwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Mbaraneza Samuel, mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe mani mana yaduhaye komerezaho. Nishimiye kubana na wenda ndi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Mbaraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorere Nyagatare mudukere baduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah. Kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Mbaraneza Samuel. Nishimiye kubana na wenda ndi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Mbaraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose nzashimira nyuma nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukeneye maduhamagara kuri 787956 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Mbaraneza Samuel. Nishimiye kubana na wenda ndi wakura amasomo y'ubudozi usibye muri Mbaraneza Samuel. Kora subscribe
kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose muzashimira nyuma, nimubona kwita kubigisha ari byiza. Bikorere Nyagatare mudukene, baduhamagara kuri 787856 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah. Kuri WhatsApp. Murakaza neza kuri channel yetu yitwa Baraneza Samuel. Ishimiye kubana na mwendani wakura masomo y'ubudozi usibye muri Baraneza Samuel. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nzabigisha icyo mushaka cyose muzashimira nyuma, nimubona kwita kubigisha ari byiza. Korera Nyagatare mudukene, maduhamagara kuri 787856 cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp. Kuri WhatsApp. Oh yeah, kuri WhatsApp. Murakaza neza muri Baraneza Samuel Shop. Samuel we ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza kuye basanga Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwishyiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Baraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Mana Imana yaduhaye, komezaho. Murakaza neza muri Baraneza Samuel Shop. Samuel we ushoboye ibyananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye basanga Nyagatare aho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nza kugwa inyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Baraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel. Oye ni wowe Mana Imana yaduhaye, komerezaho. Murakaza neza muri Baraneza Samuel Shop. Samuel we ushoboye byananiye abandi, niyo mpamvu nzagukunda kugeza mpfuye basange Nyagatare ho bakorera nibo bashoboye. Abandi cyarabananiye nzakugwa nyuma njyewe nzakwigiraho byinshi. Kora subscribe kuri channel yitwa Baraneza Samuel. Mbega byiza we Samuel.